Dutangiye gute rero agafilime kacu tugatangiriye hano ndetse kandi tuhatangira n'umugabo uri kuza ndetse kandi ari kuza gufungura igipangu, araza afungura igipangu kugira ngo abone ukuntu agira asohora imodoka ndetse kandi ayiparike neza kuko n'ubundi yari yaraye ayiparitse nabi. Barakwereka umugabo yakomeje aza gufungurira imodoka ndetse kandi agenda kwinjira mu modoka, ariko hafi aho ngaho hakaba ari umwana uryamye aho ngaho, gusa umugabo ntago yabibonye neza ahubwo we agiye kugira gufungura imodoka ndetse kandi agiye kuba yayiparika neza. Barakwereka umugabo yakije imodoka ndetse kandi arayisubiza inyuma ndetse ari kuza yiyumvira n'akaririmbo ndetse kandi umwana ari aho ngaho ku gikuta ntago ari kuza kumubona ndetse kandi umugabo yarangije asohora imodoka mu gipangu, amaze kuyisohora mu gipangu wiwe akomeza asohora imodoka mu gipangu, gusa yari yabona uyu mwana. Arakwereka umugabo yari ari gusohora imodoka mu gipangu, arebye hirya abona umwana ahita asubiza inyuma imodoka ayisubiza imbere ayisubira kuyiparika neza. Umugabo yahise ava mu modoka ndetse kandi maze guparika neza imodoka ahita afunga urugi, none ahita aza kureba ikintu yari amaze kubona, aho arebye asanga ni umwana. Aravuga ati se ninde waba wataye aha ngaho umwana, reka nze ndebe madamu mu nzu. Yagiye yirukanka ajya kureba umugore mu nzu, amubaza ati wenda yabaze umuntu waba wataye aha ngaho umwana. Agiye mu nzu ajya kureba umugore we, ajya kureba ko yaza kuza gusabira uyu mwana ubufasha ndetse kandi akamenya umuntu waba wataye hasi uyu mwana. Umwana yakomeje kwibarangura aho ngaho, gusa nawe ntabwo abazi ibiri kujya mbere kuko n'ubundi ntabwo ni umwana, ni muto, aracyari muto cyane. Barakwereka umugabo yaje azanye n'umugore we ndetse kandi baje kureba iby'uwo mwana watakaye aho hanze ndetse kandi basize hafi y'umuryango w'iwabo. Barakwereka umugabo yaraje areba ku kana karyamye aho hasi, akereka umugore ndetse kandi hariho n'akandiko bari babasigiye. Umugore gusa we yari ari kureba nk'umuntu utari kubyumva, ariko umugabo wakomeza gusoma akandiko ko bari basigiye uwo mwana ndetse umugore atangira kugenda areba hirya no hino ari kureba ibintu biri kujya mbere. Noneho ahita abwira umugabo we ati uno mwana se ahubwo twatumujyana mu nzu ngo bigende gute? Umugabo we akamubwira ati ahubwo reka tumwitoragure ndetse kandi tumujyane mu nzu tumutunge ndetse kandi tumubane nawe kuko urabona ni umwana mwiza ntacyo atwaye. Noneho umugore aravuga ati ubwo wabona hari ari uwo baba bajugunye aha ngaha, akaba ariyo mpamvu ushaka kugira ngo mujyane mu nzu. Umugabo akavuga ati rwose ntabwo rwose yaba ari uwanjye. Umugore gusa we ntabwo ari kubyumva ukuntu umwana baza bakamujugunya imbere y'igipangu cyiwe ndetse kandi umugabo agakomeza avuga ko bagomba kubana nawe, ariko umugabo we byamucanze, yabuze amahitamo, yabuze n'ukuntu abigenza ndetse kandi umugore yakomeje kwijujuta avuga ko umwana batamujyana mu nzu, ariko umugabo we yakomeje kwinangira ndetse kandi ashaka kuba yafata umwana ndetse bamujyane mu nzu. Umugore akamwangira ndetse umugore ahita amwaka akandiko agasubiza ku mwana agira ngo basubire mu nzu ndetse kandi bagende. Umugabo we arabyanga, arangije afatirura umwana aravuga ati reka tumujyane mu nzu ndetse kandi urukubona ko ari umwana mwiza nta kintu atwaye. Umugore gusa yarakaye, yariye karungu, ntago yumva ko umugabo yagira yajyana umwana mu nzu. Aterura umwana ashaka kumujyana mu nzu mu gipangu, umugore arabyanga. Umugore aravuga ati rero nimba ushaka kugira ngo umwana umuzane hano mu nzu, njyewe ndagenda cyangwa se umutware umusubizeho wamukuye. Ndetse kandi wasanga wagira ngo ni umugore waba warateye inda akaba yamuzanye aha ngaha, ukaba uri kumbeshya. N'ubundi wasanga uri kumbeshya kuko n'ubundi ntabwo wakwinangira ku mwana utari uwawe, ahubwo umusize aha ngaha byaba ari byo byiza. Gusa umugabo agashaka kwinjira, umugore arabyanga. Umugore akomeza gusakuza, ariko biba iby'ubusa. Batwereka nyuma y'imyaka 8, bivuze ngo kakana karakuze ndetse kandi kabaye gakuru. Barakwereka umugabo yaratashe avuye mu kazi, kakana kaza kamuhobera, kaza kamubwira ati papa umeze ute, ndetse kandi umugabo atangira gukomeza abaza akana ati umeze gute, akana kakamubwira ati meze neza. Baraje bicara aho ngaho, atangira kugenda areba mu ikayi yiwe, asanga akana kari kureba mu ikayi. Ati umeze gute, ati utagiye ku ishuri byagenze gute, ati mama ari hariya mu cyumba. Ati impamvu nagiye ku ishuri mama yambujije kujya ku ishuri, sinzi ukuntu byagenze ubu ngubu, ahubwo nabyutse mu gitondo ambwira ko najya ku ishuri. Umugabo atangira kwiyumvira ukuntu bimeze, atangira gutekereza ukuntu umwana bamubuje kujya ku ishuri. Aravuga ati humura ndaje mvugishe na mama wawe, reka nze mbaze ngere mu cyumba mbaze ngende mvugishe mama wawe numve ikintu ari bumbwire. Umwana asigara aho ngaho muri saro ndetse kandi umugabo akomeza agiye kuvugisha mama w'uwo mwana. Mama w'uwo mwana yibera kuri chat ndetse kandi akunda kuba yibereye kuri telefone, ntago abasha kuba yita ku uwo mwana kubera ko ngo uwo mwana atari uwe. Ndetse kandi umugabo yaje kuza amubaza ati umeze ute
umugore atangira gukomeza amubwira ati rwose ati umugabo mwiza ati wowe umeze ute wakoze ute wiriwe ute. Akaba ari aha ngaha tugarukiye agace kacu ka mbere ndetse kandi tukaba tugasoreje aha ngaha tukaba dutegereje akandi gace. Ndagira ngo wowe wari uri kunyumva unkande subscribe kandi unyandikire na comment kugira ngo ujye ubasha kubona utu dufilime ndetse kandi turyoshe. Ndagira ngo nimba uri buntere inkunga unyandikire hasi, nimba wagakunze unyandikire aho hasi muri comment ati rwose ati agafilime gakomeze ni keza kararyoshe.